Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba cyakozwe kugira turusheho kubona imyitozo yagije nitugerwaho tuzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizamini nk'iki, ufata agapapuro ugafata ikaramu ukagenda wandika igisubizo cyanyacyo kuri buri kibazo, ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo nukubutsa gukanda subscribe niba mutemwayikanda kugira ikizamini cyose dushizeho mujye mukibonera ku gihe. Kandi ikizamini nk'iki ushobora kuri kugikosora uri wenyine udafite umuntu baza, ukagiramo ikibazo ujye uhita uduhamagara kuri 0788351626 tugusobanurire biruseho serivisi abari ubuntu. Ibindi byo aho waba uri hose mu gihugu, kode ziri kuboneka mu kanya gatoya, muduhamagare kuri iyo nimero tubabwiye dukomeze tubafashe kubona kode mu gihe kitoya. Tuyatinze rero ndakeka ko buri wese yamaze gufata agapapuro n'ikaramu. Twagiye ku kibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki. Ndakeka ko ku byapa nta muntu ugifiteho ikibazo cyane, kuko nabakoreye video y'ibyapa by'ubwoko bwose mbibashyirira kuri YouTube channel Driving College School TV. Wagenda ukongera ukareba iyo video ugasobanukirwa amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda, ubundi wajya ugera ku cyapa ukajya uhita umenya ubusobanuro bwacyo. Hano rero bakubashije rero ngo iki cyapa gisobanura iki. Tegereze neza, icyapa gifite ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru cyanditsemo 30, ariko ntabwo buri gihe bihora ari 30, bandikamo umubare bitewe n'ubutumwa bashaka gutanga. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? A iravuga ngo ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. Ubwo kuva hano hari icyapa kugera muri metero 30 akaba ariho hari gutangirwa serivisi. B umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Ibintu bya kilometero 30 mu saha, bya kilometero 50 mu saha, ndakeka ko nabibasobanuriye. Iyo umuntu atwaye ibikiziga cye aba ari kureba umuvuduko ari kugenderaho. Se ikavuga ngo umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. D ikavuga ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza icyapa, tegereze neza icyapa ubundi uhitemo igisubizo n'ubwitonzi. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Hano igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Ikibazo cya kabiri urakibona, kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Tegereze neza icyapa baduhaye. Ni icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara gikoze mu gatangaro. Ese iki cyapa gisobanura iki? A ahegereye umuhanda unyerera, bakagishyiraho kugira ngo kikuburire niba ari ahantu hegeye umuhanda unyerera utangire ufata ingamba z'uko ugiye kuhaca. B imbere ipine ryapfumutse. C ahegereye icyago kidasobanuye ukundi, hakaba hari icyago ariko atari ngombwa ngo bavuge ngo rero nimukomeza imbere ngo murahasanga. Nta detail baguhaye bakakuburira ngo itonde imbere hashobora kuba icyago, itegure. Urafata ingamba bidatunguranye nubwo icyo cyago kidasobanuye ukundi, ariko hari icyago gishobora kugutungura, itegure ubushaka ingamba. Se ubwo niko bari bashatse kuvuga. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, imbere hari hatangirwa serivisi. Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, imbere harimo hatangirwa serivisi? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri.
wamaze no kucyandika ku gapapuro, hano igisubizo cy'ukuri ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimbura ibi bikurikira: A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Ndakeka ko imirongo idacagaguye muyizi hariya mu muhanda. Ndakeka ko mu mihanda ya kaburimbo abantu bayigezemo haba hari umurongo, ukabona umurongo urakomeje udacagaguye, hakaza n'undi murongo ugenda ucagaguye. Bikaba bishatse kuvuga ngo aho ngaho hari umurongo udacagaguye, ntabwo ikinyabiziga kiba cyemerewe kunyura ku kindi. Mu gihe aho ngaho hari imirongo icagaguye, ikinyabiziga kiba cyanyura ku kindi, ariko cyamanje kureba ko imbere kiri kuhabona neza. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri C, imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye, ni kwa kundi haba hari umurongo udacagaguye hakaza n'undi uri iruhande w'uwo nguwo ugiye ucagaguye. Niyo mpamvu bavuze ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hitamo igisubizo cy'ukuri ukoresheje ubwitonzi, ahasigaye igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ikibazo cya kane kirabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na: A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Bibutsa ko muba mwatwandikira muri comment isomo mushaka, tukahita turibategurira, tukashaka umwanya, kuko ibyatuma mutsinda nibyo tuba turi kugira dukore. Hano rero ndi kubona ku matara, utazi ibintu bijyanye n'amatara bishobora kukunanira. Niyo mpamvu mwitegure, isaha n'isaha nshobora kubaha isomo ryo ku matara. Mugende munyandikira muri comment ibyo mushaka ko nabigishaho. Hano ese igisubizo cy'ukuri ni A, imbere ni itara ryera. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, inyuma ni itara rimwe ritukura. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Mu gihe umuyobozi atakibasha kubona neza muri metero 200. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko amaze kugishyira ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo birabujije guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ukuntu imodoka iza igahagarara ahantu ikaba yahamara umunsi, ikaba yahamara iminsi 2 bitewe nuko wenda habugenewe, ariko hakaba hari ahantu habujijwe guhagararwa n'ikinyabiziga umwanya munini. Ese ni hehe? A, mu duhanda tw'abanyamagare. B, mu duhanda twagenewe velomoteri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni hehe habujijwe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo bishatse kuvuga ngo A, uduhanda tw'abanyamagare n'ahantu hagenewe velomoteri bikaba ari ibisubizo by'ukuri A na B. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bishatse kuvuga ngo A yaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ndakeka ko wamaze kwandika neza igisubizo ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya gatandatu kirabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurikwa mu bihe bikurikira.
amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Murabizi amatara maremare y'ikinyabiziga ntago yahora yaka. Hari igihe kigera bitewe n'icyago ashaka kwirinda, n'icyago ashaka kurinda abandi bayobozi, n'icyago ashaka kurinda abanyamaguru, akazimya amatara maremare. None ni ryari agomba kuyazimya? Iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200. B, iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C, iyo ari mu nsisiro. D, ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, C ikaba ariyo. Ubwo niko kuri D baba bashatse kuvuga. None wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni B, ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Murabizi neza, ushobora kuba utwaye ikinyabiziga ugacana amatara maremare, wacana amatara maremare, umuyobozi w'ikindi kinyabiziga ukuri imbere mugiye kubisikana ukamuhumisha amaso bigatuma atareba neza imbere, bikaba byatera icyago. Niyo mpamvu amatara maremare aba agomba kuzimwa iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. Ni ukugira ngo barinde umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kubisikana nawe, amurinde ibyago byo kuba atareba neza imbere, bikaba byamuteza impanuka. Ndakeka ko n'ahandi hantu hose uzabona ikibazo nk'iki uzagikora. Ikibazo cya 7 kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarura rumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. A, santimetero 30. B, santimetero 20. C, santimetero 50. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hari umuntu ushobora kwibaza hano wakagarura rumuri ni iki? Akagarura mu rumuri ni akantu iyo uri kure hagakubitaho urumuri gahita ubona wagira karatse. Ntabwo kaba kaka ubwako, ntabwo kaba kaka, ariko iyo hakubiseho urumuri uhita ubona ko niba utwaye uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugacana amatara y'ikinyabiziga ukamurika imbere, iyo hari akagarura rumuri ukakamurikaho uhita ubona kabaye nk'akatse, ugahita umenya bitewe n'ubutumwa ushaka, bitewe n'icyago gashaka kukumenyesha ugomba kwirinda, ugahita ufata ingamba mu kugira ngo wirinde icyo cyago. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Urabona tutugarura rumuri n'aya matara kuva ku butaka aba agomba kuba afite ibihe bipimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso umurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntibishobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. A, metero 1 na santimetero 50. B, metero 1 na santimetero 75. C, metero 1 na santimetero 80. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano weho urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, metero 1 na santimetero 50. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, metero 1 na santimetero 75. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, metero 1 na santimetero 80. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bishatse kuvuga ngo A yaba atariyo na B ikaba atariyo na C akaba atariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano biragaragara ko ari ngombwa kubategurira isomo ryo ku matara. Mwitegura isaha n'isaha. Ushobora kubona iryo somo, icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ikintu cyose dushyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Hano rero ndakeka ko wamaze kwandika igisubizo cya nyacyo ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
Ikibazo cya 9 kirabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshejwe ibimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka, icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Ubwo tugiye kureba A. Ntacyo gihindura. B. Abo rireba nibo batambuka mbere. C. Abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hari igihe ahantu haba ari harika cyane bikaba ngombwa ko bahashyira igikoresho cy'itara rimyatsa ry'umuhondo. Rishikaba iryo tara risobanura uburenganzira bwo gutambuka, icyo kimenyetso barushijeho kwitonda, ukahaca witonda. Ese none icyo kimenyetso cy'iryo tara baba bashyizeho hari icyo gihindura ku mategeko agenda gutambuka mbere? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ese igisubizo cy'ukuri hano urabona ari A? Ese urabona ari B? Ese urabona ari C cyangwa ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni A, ntacyo gihindura. Ikibazo cya 10. Ndakeka ko ku byapa musigaye mubizi neza. Ibi byose twabirabishyize kuri video, twabishyize muri video tuyishyira kuri channel. Ndakeka ko ibyapa nk'ibi ngibi aho uri kubibona uri guhita umenya ubusobanuro bwabyo. Ikibazo cya 10 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura, cyitegereze neza. A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C. Ibyago imbere mu masangano y'umuhanda akwegereye. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. B ikavuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza icyapa. Babwira ko hari ibanga uba ugomba kwiga uri gukoresha. Iyo ubonye ikibazo kimeze gutya, uri kubona kino kibazo nta kundi kuntu bakibaza, nufata igisubizo cyo kwa kino kibazo n'ubundi icyo gisubizo nicyo uzagenda ukoresha ahantu hose uzajya ubona iki cyapa. Nibwo ibindi bagenda babihindura, icyo gisubizo n'ubundi kizaba kirimo, wakagombye guhita ugifata mu mutwe. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11. Kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Murabizi hari igihe biba ngombwa ko umuhanda bayuyobya kubera ko wenda wagize ikibazo, ni mu gihe cy'imvura, inkangu zacitse zigwa mu muhanda zifunga umuhanda, biba ngombwa ko bawuyobereza mu kandi kayira, cyangwa hari impanuka yabaye nk'ikimodoka kinini kikagwa mu muhanda kikawufunga, bikaba ngombwa ko baba bawuyobeje. None ariko iyo ibyo ngibyo bari kubikora hari icyapa kiba gihari. None icyo cyapa kiba gihari kiba gifite ubuso bw'amabara asa ate? A umukara, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hitamo neza igisubizo cy'ukuri ukoresheje ubwitonzi, ucyandike ku gapapuro urebe amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 12 kibaza ngo ku mihanda yagenwe na Minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugeza bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarura rumuri
igihe ijuru rikeye. Intera y'ahagaragara igomba kuba nibura A metero 50, B metero 120, C metero 150, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A metero 50, ese igisubizo cy'ukuri ni B metero 120, ese igisubizo cy'ukuri ni C metero 150, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Igisubizo cy'ukuri nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nkomeje gushimira abantu mukomeje kutwandikira muri comment mutubwira ko mwavuye gukora mwatsinze, biri gutuma tubona ko hari umusaruro channel yacu iri kugenda itanga. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 13 kirabaza ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe A kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, B guhagarara aho bageze, C koroherana, D gukuraho inkomyi. Utwaye ikinyabiziga, umuhanda ni mutoya ntabwo uhagije kugira ngo ube wabisikana n'undi muyobozi w'ikinyabiziga muri kugenda mu byerekezo bitandukanye. Ese wakora iki? A kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, ugahita ufata niba ari ikinyabiziga cyawe ugahita ukicisha mu nzira y'abanyamaguru ukavuga ati reka bariho nyitwarira. B guhagarara aho bageze, mugahagarika imodoka mwese mugakomeza mugahagarara. C koroherana, ukareka umwe agatambuka niba ari ukumuhigamira, ukareba ukuntu wanasubira inyuma ukamworohereza, ukareka agatambuka na yamara kubona inzira nawe ukabona mukoroherana. Ndakeka ko icyo kintu Nyarwanda muri guhita mucyumva. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D gukuraho inkomyi. Gukuraho inkomyi, ubwo mbahaye nk'urugero rwo gukuraho inkomyi, ni nk'uko mwaba mutwaye imodoka, umuhanda ntabwo ushoboye ko mubisikana, ubwo mwabura ukuntu mubisikana mukavuga ati reka nze noneho tumaze dusize umuhanda, tumaze tubone ukuntu twabisikana tubone kugenda. Ese ni ibyo ngibyo wakora? Rero hitamo igisubizo cy'ukuri ukoresheje ubwitonzi. Hasigaye igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Hano igisubizo cy'ukuri ni C koroherana. Waba ari ubisaba kugira unasubira inyuma, ugasubira inyuma ukamanza ukamuhinzira agatambuka, yamara gutambuka nawe ugakomeza mukoroherana. Ese ikibazo cya 14 kirabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira: A umuvuduko w'abanyamaguru, B ubugari bw'umuhanda, C umubare w'abanyamaguru, D iravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho ntabwo biri gukunda ariko ushaka kunyuranaho. None uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu muhanda, ubugari bw'uwo muhanda ntabwo bwakwemera kunyuranaho nta nkomyi. Ese ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko umanze kureba ibi bikurikira: A ese wamaze ukareba umuvuduko w'abanyamaguru ukavuga ati ubwo abanyamaguru bari kwihuta, ubwo bari kugenda gahoro. B ubugari bw'umuhanda, C umubare w'abanyamaguru kababara ukavuga ati ndiko n'abanyamaguru bagiye kuza ari 3 cyangwa hari umwe. Cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 15 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa, urabona ko hari umuhanda ukomeje, hakaza undi ukatira ibumoso ariko uriho akantu gasa nkaho ko karangiye, bari kutwereka ko karangiye. Bishatse kuvuga iki? Uri mu muhanda uri gukomeza ukabona akahanda gasa nk'agakase, ukavuga ati ubwino ni inzira y'ubusamo reka yicemo. Kumbi iyo habonye kino cyapa ko kayira uba ushaka gucamo wenda ugize ngo nakubusamo, niko ugiye kureba hano igisobanuro cyabyo. Nayo ngiye kubisubiza ariko
naba mbakopeje mu manze muhitemo igisubizo cy'ukuri. A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Hitamo igisubizo cy'ukuri ukoresheje ubwitonzi, ahasigaye igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni B, umuhanda udakomeza. Ikibazo cya 16 kirabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ku byerekeye amatara akurikira. Nanjye hano ndi kubibona ko mwe mwitegura. Ikintu musabwa no gukanda subscribe, ikintu cyose dushyizeho mujye muhita mukibonera ku gihe. Ngiye kubategurira isomo ryo ku matara, ntabwo birarenze no weekend ntari naribategurira. Nka kino kibazo utazi bijyanye n'amatara bishobora kukumanza bikakugora. A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ryerekana icyerekezo. C. Itara ndangaburumbarare. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ikibazo cya 17 kirabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. A. Umweru. B. Umuhondo. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nababwiye ko utugarurarumuri ni akantu ushobora gushyira ahantu, ntabwo kaba kakubwako, ariko hakubitaho urumuri kagahita kamera nk'akatsi. None hano kwa kino kibazo batubajije ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. A. Umweru. B. Umuhondo. C. Umutuku. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B. Umuhondo. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. A. Volomoteri. B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. C. Amavatiri y'ifasi. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Volomoteri ndakeka ko muzizi. Iyo bavuze ngo ikinyamitende baba bashatse kuvuga ngo bagenda babishyira mu byiciro bitewe na moteri bifite. Za volomoteri ni ibinyamitende. B. Ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande. Akanyabiziga ko ku ruhande hari igihe hari nka moto iba ifite akantu iruhande, nk'umuyobozi wayo aba agomba wenda nko gushyiramo utuntu tw'udutwaro. Tuba turi gukora indi video nkabona ahantu hari aka kantu ngo akanyabiziga ko ku ruhande. Ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, nzabazanira ifoto murebe ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande ukuntu iba imeze. Ariko ifite akantu iruhande umuntu ashyiramo, hari nk'ubu ufite umwana ariko yaba afite umwana kakamushyiramo aka kantu wenda kakakora kaba kari iruhande kuri moto yaragashyizeho, agashyiramo se utuzigo afite dutoya tutaremeye cyane. Hari nabo nabonye bajya bashyiramo abana. Ubwo nzabazanira ifoto murebe iyo pikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande ukuntu iba imeze. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese igisubizo cy'ukuri ni C cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Hano igisubizo cy'ukuri ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ikibazo cya 19 kirabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Murabizi neza ko byapa twabasobanuriye harimo ibyapa bigiye cyapa kikaba kikwemerera gutambuka mbere y'ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo
muri mu byerekezo bitandukanye, cyangwa wowe ukaba utegetswe kuha icyo kinyabiziga uburenganzira kikamanza kigatambuka. Rero icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira: A, ubuso ni umweru. B, ikirango ni umutuku n'umukara. C, ikirango ni umweru n'umukara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ku byapa rwose nabakoreho video, muzayirebe, ibyapa byose birimo, ubundi mujye mugera ku kibazo cy'ibyapa mube muri kwihuta. Hano ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa igisubizo cy'ukuri ni D. Hitamo igisubizo cy'ukuri n'ubwitonzi. Hano rero igisubizo cy'ukuri ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere ku buryo rikurikizwa mu masangano A. Iyo cyapa cyo gutambuka mbere gihari. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri.